ubundi nta kintu umuntu atageraho yabishatse kandi nta n'icyo atakora. Hari ibintu twumva ko bikomeye ariko byoroshye muri make, usibye twebwe tubyiyumvamo ko bikomeye ariko biba byoroshye. Nko muri aka kanya tugiye kurebera hamwe akantu nkoze keza cyane gashimishije kandi nawe wagakora. Icya mbere ni ubushake. Hari ibintu tujya twiyumvisha ko bikomeye ariko byoroshye kubera ko tutabigerageje, ariko tukumva ko bikomeye nyine kubera ko tutabigeragejeho. Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze rero mwebwe tugiye kubana muri aka kanya. Niba utarakanda subscribe ni umwanya mwiza wo kuyikanda, ukakanda like, ukandika comment niba hari icyo wifuza ko twakugezaho cyangwa se ubumenyi waba ushaka kutwungura bwari bwo bwose, cyangwa se hari ikibazo wibaza, byandika muri comment turazisoma tukabibona. Rero muri aka kanya ikintu tugiye kurebera hamwe ni app nakoze. Wakibaza uti nabikoze ute? Kuyikora ni ibintu byoroshye. Icya mbere ni ubushake ubifitemo. Nk'uko mubibona ahangaha dufitemo application menshi, ariko by'umwihariko iyo tugiye kureba niyo ngewe ubwanjye nakoze, niyo tugiye kurebera hamwe. Kandi nawe wabigeraho wayikora, nta bintu bikomeye birimo, nta bintu bidasanzwe birimo, ni ibintu nanjye nicaye ndatekereza, ndabyiga kandi ndabibasha. Rero muri aka kanya niyo mpamvu ndi hano kugira ngo tubashe kwigana ese nayikoze ute, kugira ngo nawe umenye uko wayikora ubishaka. App rwose yawe ukajya uyikoresha, nta bintu bitangaje birimo rwose, uwo ari wese yayikora. Cya mbere ni ubushake. Rero tudatinze reka tuyinjiremo app yacu. App yacu yitwa Marembo TV. Dore ngiyi hano ni iyi ngiyi Marembo TV. Murabona ko ari app nziza. Ubu nshaka nayihindura iyi image yayo, nkaba nayihindura nkakoresha indi. Ubwo nuko nashatse gukoresha iyi ngiyi. Ibi byose murebaho ni njye wabyikoreye, ni njye washatse kuyikora gutya. Reka tubanze tuyinjiremo kugira mubone nuko ikora. Ntabwo ndayisoza ariko reka tunayinjiremo murebe uko ikora. Turayikirikaho nk'ibisanzwe. Gusa niba utarakanda subscribe byabyiza uyikanze kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose nyuzaho bya buri munsi. Ndakeka bizakugira umumaro ku rwego wifuza, kandi niba hari icyo udasobanukiwe watubwira tukagikoraho ikiganiro. Nk'uko mubibona app yacu irafungutse. Baratubwiye ngo welcome to this app. Ibi byose ugenda ubyesitaramo. Turakirika kuri OK, dutegereze ikomeze iloading. Murabona ko app yacu tuyinjiyemo, tuyigezemo. Ahangaha ubwo muri make ni app ya chatting. Buri wese ashaka yayesitara muri phone ye akaba yayicatiraho biremeye rwose. Murabona ko twatangiye kuyicatingiraho. Ahangaha dufitemo ibintu bitandukanye. Murabona chatting, social media, very important videos. Wenda privacy policy, ibyo ni amategeko n'amabwiriza agenga iyi application. Chatting ibisanzwe murabizi ko ari chat. Social media ni izindi noza social media zitandukanye zishobora kuba access kuri app yacu. Mbese muri make ntabwo turayirangiza ariko turacyayikora, turacyayubaka. Hari igihe kizagera rwose ikaba nziza, kandi nibyo turi gukurikirana muri iyi minsi. App yacu rero murayibona nk'uko muyibona. Murabona ko harimo n'abandi bantu batandukanye, ubwo wachatinga nabo. Noneho reka dusubire inyuma tumaze kubereka app yacu. Noneho mbere na mbere kugira ngo ukore iyi app, gusa abantu mugenda mukurikira ibiganiro byacu ndabizi ko naberetse uburyo wayikora. Hari ikiganiro nakoze mu gihe cyasize naberetse uburyo iyi application wayikora. Wakora ishaka, ushobora kuba wakoreye kuba washiramo ama video cyangwa se washaringamo ama video yo gucatingiramo nk'uko mubibona, ariko nyine washiramo n'ama video y'ingi yanjye.
hari iya TV cyangwa se radio, mbese biterwa n'ubwoko ushaka bwa app ushaka gukora. Muri make ziba zitandukanye ari ubwoko bwinshi, ariko twebwe twifuje gukora iya chatting kuko twabonye ariyo nziza. Rero ikiganiro cyasize naberetse ko wakora app. Ikintu cya mbere ngiye kubereka, ntabwo turabyinjiramo cyane kubera ko nakoze nyine ikiganiro kirambuye, keretse niba mushaka ko nzakora ikindi nkakibereka neza. Gusa ikiganiro nakoze rwose kirabisobanura neza 100% uko wakora app yawe nawe. Rero ikintu cya mbere ugomba kuba usabwa ni ugushaka application igufasha gukora iyo app. Aha murabona iyi ngiyi, buretse nkibereke neza kugira muyibone. Iyi application iri hejuru, iyi yitwa app creator. Iyi ngiyi niyo ibigufashamo neza rwose 100%. Nkuko muyireba rero ni app creator, kandi ikindi ahantu ugomba kuyikura y'ingenzi ni kuri Play Store, none ukayidownloadinga akaba ariyo wifashisha ukora app. Rero ikiganiro cy'uburyo bayikoresha, uburyo wayikoramo app ukanayidownloadinga ukaba wayishyira muri app zisanzwe nk'uko mubona iyi yanjye nayisizemo. Ni ikiganiro naragikoze kirambuye rwose kibisobanura neza. Ahubwo niba warashoje gukora app, ikintu wenda ushobora kuba waduhamo comment ni ukutubwira wenda uburyo ikoreshwa kugira ngo tuzabibereke mubishaka. Ubwo mbese niba mubyifuza muzabyandika muri comment mubitubwire. Naho app ni uku nguku ikorwa. Ikoreshwa ni application yitwa app creator, niyo wifashisha ukora iyo app. Ikiganiro cy'uburyo bakora app cyo narakiberetse, kirahari. Wagenda kuri YouTube yanjye, channel yanjye ukakirebaho, cyangwa se ndabashira ntuza link muri description kugira ngo muhite muyikirikaho mukibone byihuse. Ndabashimiye rero mwebwe tumaze kubana muri aka kanya. Ibi nagezeho, iyi app nakoze nawe wayikora ubishaka. Icyambere ni ubushake. Nta kintu kidashoboka ubundi mu buzima, nuko ari twe twica intege tukumva ko ibintu bidashoboka. Ariko nta kintu kidashoboka. Buri gihe ahantu wicaye, aho uri, ugiye wumva ko buri kintu kimwe gishoboka kandi wagishobora. Naho igihe wiciye intege nyine birumvikana ko kitazashoboka kuko uba wica intege. Ishiremo ko gishoboka uzagishobora, niwishiramo ko kidashoboka ntacyo uzashobora. Rero mwibutsa gukanda subscribe.